muri Rayon Sport hari abakinnyi bashobora kutazaboneka ejo muri match bitewe n'imyitwarire cyane badukiremo highlight za Rayon tuvuge gato kuri Rayon Sport ku bya Yusuf na mugenzi we amakuru abantu bari kubona avuga ngo abakinnyi bagiye ngo Yusuf yagiye ntabwo ari ukuri ni kinyoma ariko kuri Yusuf n'umuntu bita Ayub na abasore bamaze kurambira vestiaire ya Rayon Sport n'abandi bakinnyi bamaze kubarambirwa. Rayon Sport yatangiye imyitozo kuwa kabiri bakorera mu Nzove bisanzwe hari ku mugoroba bipimishe mu gitondo ku mugoroba bajya gukora imyitozo barimo gukora imyitozo umutoza bita Romami yabwiye Yusuf aramubwira ngo orekura barukine nk'abandi turi muri exercice yo gukina riboso kina niba ari detushe ni detushe niba ari entushe ni entushe niba ari detushe niba ari turatushe byubahirize. Yusuf aramubwira ati ntabwo nyubaha ngiye ndashaka gukina ibyo nzapurika muri match winyigisha gukina ibyo ntazakorera muri match. Romama aramubwira ati no kora ibyo nkubwiye. Yusuf aramwihorera arakomeza akora bya bindi byo gukina bababwira ngo bakine imwe wagakina tusheshatu cyangwa enye. Icyaje kuba n'ikinono gikomeye cyane Yusuf aza guhura na Iranzi barakubitana bakubitanye ahita arakara arashawutinga tuku umuntu bita Iranzi anatuka n'umutoza aramubwira ati kuki utansifuye. Umutoza aramubwira ati ntago nagusifura nakubwiye gukina ibintu biri simple kudatindana umupira kugira ngo batagukorera ikosa ntubyumve ntago nasifura. Yusuf ikintu yakoze ni cyahise yivumbura itava mu kibuga ahita akuramo inkweto ahita atega moto arigendera ajya hehe mu mujyi wiwe hari atuye n'ubundi hari yishyurwa na equipe ya Rayon Sport. Barakoze wa mugenzi warakoze nyuma y'imyitozo Rumami mu ruziga arababwira ati ariko tugerageze kujya twubahiriza ibyo tubabwira nyaboneka nta mukinnyi kamara hano ntawe. Yusuf turamubwiye ngo akine ibintu biri simple ntashaka kubyumva. Yusuf turamubwiye tuti nyaboneka gerageza gutanga baro kugira ngo batagukora ikosa ntashaka kubyumva. Abandi bakinnyi bari baraho bose bayobowe na kapiteni Keve baravuga bati kocha umukinnyi amaze kwigira indakoreka nagasuzugura amaze kudusuzugura arimo ararenga imbibi. Umuntu bitaho nanatera gatoki aravuga ati kocha sinabibabwiye ntabwo nabwiye ko uyu mwana arimo kudusuzugura ari ndakoreka yongeye gusubira muri bya bintu kandi by'ubushize bya Masude uyu munsi nta Masude uhari kibazo ni cyafite niba atarimo kumva niba tugira ngo dukine detushe tukayikina kubw'impamvu runaka kuki atabyubahiriza kugenda akava mu myitozo atavuze akadusuzugura aka nagasuzuguro gakomeye cyane. Ubwo ni kuwa kangahe kuwa kabiri barashoje baragiye barabyihore barabisemplify buke bagomaga gukora kuwa gatatu mu gitondo na nimugoroba mu gitondo uwo n'umuntu bita Ayube ntibaza mu myitozo nta n'uwo babwiye baricecekera. Niba ikibazo ari cya Yusuf Ayube ajemo gute abujwe niki uzi ikintu cyaje kuba nyuma yaho ngaho icyaje kuba imyitozo irangiye kuko President Rayon Sport yaje yisaza kuwa gatatu aza kugana n'ababwira ikibazo cy'umushahara babwira ko kubera ibibazo bya Arthur umushahara w'umuntu bita imishahara yabizegera inyuma gato barimo kwibashakira kubera ikibazo cyo kwishyura Arthur ariko aribwo bwa mbere bitinze kuva yayobora Rayon Sport bataratinda kubahemba amafaranga. Baravuga narangije arabaza ati umuntu bita Yusuf n'umuntu bita Ayube bari he babwira President bati bari umuntu bita Ayube nta kintu avuze ariko Yusuf yaravuye hano yarakaye cyo kora mu magambo yakoresheje asohotse yageze hanze aravuga ati kwanza muransuzugura ntimunanyubaha mutaranampemba. Babibwira President Rayon Sport abakinnyi ndetse n'umutoza. Icyabaye niki bategereje ntibaza gukora imyitozo ku mugoroba kuwa gatatu mu myitozo ku mugoroba Ayub araza wa wundi bumwirabura buri ikintu abantu batari bazi Rayon Sport ni ihemba bari yabakinnyi none ikintu kibabaje ntabwo ari prime gusa none ikintu kibabaje urakizi Ayub ahembwa 1,500,000 Yusuf agahembwa 1,200,000 uriya mwirabura ni uhembwa menshi. Ubwo biterwa n'uburyo buri wese yanegosiye kontra biterwa nuko buri wese yanegosiye kontra uburyo baba bahaye nibyo birashoboka ko Raja umukinnyi yabona ko atanga icyizere cyangwa akomeye ari uriya mwirabura ari Ayub nibyo yari na mukuru ongeraho ko ari na mukuru burya ruta Yusuf ni bangana mu myaka washingira kuri so rero baje gukina basanga urwego ruri hasi basanga urwego rwe burya bahembwa hano bahemberwa Rayon Sport ni bahemba nicyo kintu kibabaza ubuyobozi bwa Rayon Sport. Hanyuma icyaje kuba niki kazu aje ku mugoroba wa musore bita Ayube gukora imyitozo operation kwivumbagatanya tayari kwa basore muri Maroc. Umuntu bita Yusuf ntiyaje mu gitondo cyo kuwa gatatu. Umuntu bita Ayube aza kuwa gatatu ni mugoroba uzi ko bagomba gukora kabiri ahageze kubera ko atakoranye n'abandi mu gitondo
biba ngombwa ko ajya gukoreshwa ku ruhande, baramubwira bati turagukoresha ku ruhande kubera ko utigeze ukora mu gitondo. Hari imyitozo bakoze mu gitondo ugomba gukora mbere yuko ujya mu bandi. Ahita abwira Rumamba ati ntago bishoboka, tinge muransuzugura n'umuntu bita Yusefu, muranatwanga. Yanakoresha n'amagambo akakaye n'ubushize twanze kuyakoresha. Hari ukuntu bo kazungu biyumva wagira ngo umubwira agahita avuga ngo hari ubundi buryo mudufata, mushaka kudufata nk'abandi bantu bahandi hantu, mudashaka kudusanisha n'abakinyi ba hano. Bati muradusuzugura, ikindi uradusuzugura ntuzi gutoza, ikindi uradusuzugura mwana duhembye ubundi. Uzi ikintu yakoze? Marcel aramubwira ngo ngwino ukora imyitozo tugukoresha hanze y'ikibuga, niba utabishaka wigendere. Yahise asohoka nawe agira gute arigendera. Ejo kuwa kane yaba Yusef yaba n'umuntu bita Ayube nta numwe wigeze yakandagira, nta n'uwigeze ahamagara kuri telefone. Mu magambo asobanutse Yusef kuri match ya Musanze ntahari, nta uhari n'umuntu bita Ayubu complete. Ayubu n'ubu nta mwanya agira, urumva mwanya agira. Yusef abaragumutse. Ubwo si kuwa gatatu hamagara umuntu bita Sharire Papa Kwincharago Mugemana turamusuze cyane, tunamusuze. Yaraguwe, kunda Rayon Sport cyane kabisa, yaraguwe. Nubwo ayikora marika amuhamagaye kuwa gatatu Ayube aramuhamagara nka saa 8 z'ijoro ngo doctor, ngo umutima urimo kundya, ngo ihute cyane. saa 8 z'ijoro kazo. Mugemana Charles ati ntibishoboka kubera ko sinshaka kubona passe, amasaha arakuze mu Rwanda, amasaha ateganyijwe naye. Uzi ikintu bakoze? Umuhungu yahise ahamagara iwabo. Mugemana saa 12 za mu gitondo yahamagana na Dr mukuru wa Raja Casablanca. Aramubwira ngo Dr, ibyo ukora urabizi cyangwa ntubizi? Undi ati se habaye iki kandi? None se ni gute abakinyi bavuga ko barwaye umutima, habaye ikibazo gikomeye cyane ukaba udashobora kuba wajya gutabara? Undi atariko abakinyi bampamagaye saa 8 z'ijoro. Saa 8 z'ijoro bampamagaye mu Rwanda, amasaha ntarengwa nukuba wageze mu rugo bitarenze saa 4 z'ijoro. Ntabwo nari busabe passe kubera ko bampamagaye bantunguye. Iyo babimbwira mbere nagombaga gushaka uburyo niyeranja mbageraho bigashoboka cyane. Undi ati no, ati muri murafata abakinyi nabi, ati n'ikimenyemenye ejo baramamagaye banyereka bari ku myitozo ngo mwabasuzuguye, abakinyi mwabananiwe. Icya kabiri barimo barambwira ko barya nabi, babayeho nabi, ibintu byinshi cyane bibwira Dr. Afata raporo nayo yishyikiriza president, batoza ndetse n'abayobozi. Abayobozi ba Rayon Sport barikanga, baratungurwa bati ibi ntibibaho. Abakinyi baratungurwa bati ntibibaho. Icyabaye ni iki? Nuko nta numwe uri muravuga, nta n'ubu ushaka kwitaba telefone. Ubwo ikintu gicigaye ni iki? President wa Rayon Sport niwe wongera kujya kureba. Ariko abakinyi bari bavuze ngo niba bishoboka aba bakinyi babadukiza babirukane muri faza rwose kirangira bakeneye gusubizwaho muri Maroc rwose, kuko urumva bimaze kuba inshuro ebyiri kandi mu buryo bukomeye. None se utegereza inshuro ya gatatu bigateza umwuka mubi ikipe ikava mu murongo w'igikombe. Kandi ntabwo uri bumbwire ngo urabicaza hano badakina, kwishyura n'inzu babamo nabwo urahomba. Ikibazo gikomeye ibaze ko Sefu igisabwa ni itike ibasubiza.